yagize kugira ngo abasenga data by'ukuri ntabwo bazongera kumusengera ku musozi wa Gerizim, ntabwo bazongera kumusengera i Yerusalemu, ngo ariko basenga data by'ukuri bazamusengera mu mwuka no mu kuri. Umugore banyuze gutyo atubanza ubanza ari wowe bacu, ubanza ari wowe Mesiya, arambwira ngo nije. Haleluya! Ngo nije muri ko muvugana, nije Mesiya. Ni mukuru kuruta abahanuzi, ni mukuru kuruta abantu, ni mukuru kuruta ba Dawidi, nubwo Dawidi ari we wamubyara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Petero aha yavuga ubutumwa bwiza, yaravuze mbese ngo niba Dawidi ari we sekuruza uko mubitekereza, ati se imva ya Dawidi n'amagufwa yiwe ntibikiri aho iwacu? Atari kuba ngo wowe uwo ngo n'imva yiwe irarangaye. Bwana asifiwe. Imva ya Yesu irarangaye, ya Dawidi irimo amagufa. Aravuga ngo none se ngo byagenze gute kugira ngo yitwe umwana? Ariko Pawulo bagere muri Timoteyo aramwandikira aramubwira ngo Timoteyo we uje wibuka Yesu Kristo ngo bakomotse mu byaro bwa Dawidi mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Bwana asifiwe. Aramubwira ngo Timoteyo we uje wibuka ibi ngibi nibyo ngiye kukubwira. Aramubwira ngo uje wibuka yuko mu ijuru hari Imana imwe rukumbi, ngo hariyo n'umuntu. Amina. Hariyo n'umuntu. Ako kantu mugakomeza niko tuganira ngo hariyo n'umuntu, ngo n'umwe nawe ngo ni umuhuza w'Imana n'abantu, kandi yitwa Yesu Kristo. N'umuntu ari mu ijuru ry'Imana hariyo Imana rukumbi, ariko kandi hariyo n'umuntu. Bibiliya yavuze ngo hano twasomye muri Zaburi, havuze ngo umuntu ni iki kumwibuka. Dutangira havuze ngo izina ryawe. Iyi ni indirimbo y'abaririmbyi bariko baririmba, ifite amaversi yayo nayo turaja kuyavuga, ngo bariko bayiririmba bayicuranga mu nanga yitwa gititi. Ni ukuvuga ngo ni inanga zabo n'amajwi yazo bazaga bagenda baririmbiramo. Haleluya. Nono iyo ndirimbo ngo barayiririmba ariko ngo izina ryawe ryakwiriye isi, izina ryawe ryakwiriye isi. Arongera aravuga ngo icyubahiro cyawe wagishyize hejuru y'amajuru. Amaze kuyimwanditsa iyi ndirimbo ya Zaburi aratangara, aravuga ngo ma iyo nitegereje imirimo y'intoki zawe, kareba ijuru uko barireba, kareba ukwezi n'inyenyeri, ati bijya bintangaza, ngo bijya bituma nibaza mbese ngo umuntu ni iki kumwibuka. Icyo tugiye kuganira ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo umuntu nawe afite icyubahiro kiruta icy'abamarayika. Urabasenga se kandi ubarusha icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo Imana yahaye umuntu icyubahiro gisumba icy'abamarayika. Bwana asifiwe. Ko ndabona muhaye mundeba mukaja kuvuga mutariko umuntu abonekanye. Uriya umuntu afite icyubahiro kiruta icy'abamarayika. Marayika umwe yose twaba twese ko igihugu, ariko kandi ntabwo afite icyubahiro cy'umuntu. Bibiliya iravuga ngo umuntu ni iki kumwibuka, ngo dore wese kumugira kandi k'Imana, ngo ugire uti ngo usigazaho hato. Ariko njyewe nzavuga ngo naho hato habuze muri Kristo Yesu huzuye, kubera yuko ngo wese kumugira nk'Imana usigazaho hato. Umuntu ni iki kumwibuka, ariko aravuga ngo ariko nubwo bimeze bityo ngo wamugabiye imirimo y'intoki zawe. Amina. Imana yararemye iremesha imvugo yayo, ntabwo yaremye ije gukoresha intoki. Oya, yakoze kuba yayo, hanyuma yayo Imana iravuga ngo ivuge bibaho. Imana ngo ivuge birakomera. Imana irategeka bibaho, Imana iravuga bibaho. Ariko ngo ijya kugera ku muntu nabwo yari ifite imbaraga zo kuvuga, ariko Imana ntiyavuze. Imana ngo iramubumba. Haleluya.
mwagera aho ngaho ngo no guhumeka kwishobora byose ngo niko bituma mbayeho. Haleluya, haleluya. Murabona bati amina. Ese mufite ubwoba ngo iminsi iragenda murabona hari uko muba hari uko usanga bagenda kuba batekereza gusa gusinja gupfa. Hari ugasanga baranaruye nyine baramutegura hari Mariya muvuga ngo sinzapfa. Haleluya. Umunsi umwe nahuye n'umugabo umwe paye jamwe vuga ubutumwa nibutse cyane ariko naje sinamenya ko nibutse ngo duhure abantu barambwira ko se pasi ngo wowe tuzosaza ngo nurakiruka ndabwira ngo ya ntabwo nzasaza Bibiliya ntibyemera Bibiliya iravuga ngo ntabwo bazasaza ngo n'umusaza bwabo bazakomeza bagira amakaka none se birasaza iki. Haleluya. Ariko ndashaka tagaru kujaja hapo. Amina. Bwana asifiwe. Ariko nubwo tumeze uturimo sukomeze. Uturimo ni musi. Kandi ntazasaza. Uwo ni wo twakiriye n'uwo twaba. Muri aya magambo tujya kuganira. Hari umutwe w'ijambo twasize. Uravuga ngo kwita ku byo wumvise. Kwita ku byo wumvise. Ngo ni ingaruka zizaziba ku batumvise batabyitayeho ngo babyubahe. Haleluya. Bwana asifiwe. Turagejeje kugera aho ngaho ariko nari babwiye umuntu n'iki kumwitaho ngo dore wese kumbwira ko Imana usigaza ngo wamugabiye imirimo y'intoki zawe ngo wamuhaye kandi kawe ngo umuhereza gutwara n'ibiri mu nyanja ngo umuhereza gutwara n'ibiguruka mu kirere ariko ntibona ko umuntu ari igitangaza. Haba n'ubundi nta kindi kirema kimeze nk'umuntu. Imana yaremye umuntu mu buryo butangaje. Bibiliya iravuga ngo yamuremye no mu ishusho yayo. Yamuremye mu ishusho yayo. Uraja kubaza. Haleluya. Ese Imana irasite? Ese Imana ni inzobe? Cyangwa Imana ni wowe? Cyangwa Imana ireba? Ese Imana ni umuzungu? Ejo narababwiye ko Imana ntigira abanyagarume, ntigira abasekwe, ntigira bene wabo, ntigira abavandimwe ngo bazaze bajye kwigira inama bayitanga imbere bashaka kwishumbusha barashumbusha se bafite n'icyo buya. Haleluya. Ariko Imana ni Imana. Gusa natwe isa natwe mu bwenge. Isa natwe mu bwenge. Yaturemanye ubwenge. Kubera ubwo bwenge dusa n'Imana. Umwana w'umuntu hari ibyo yakora nawe. Ariko nibigisha se hari ibintu bimukureba nk'abagabo b'abagabo iyo baje kutubwira bati nitwe Imana tukiri no muri bwa bujiji butaramenya Imana tuba twarahambiye kubasenga. Ibintu bimwe bakoze biratangaje cyane. Nicaye mu ndege ndayitegereza ndavuga ko uyu muntu watekereje iki kintu kingana gutya agatekereza uburyo umunsi umwe kizaguruka uyu muntu ibi yabikuye he. Ariko nza kwibuka ngo Imana yaturemye mu ishusho yayo nicyo gituma yabahaye ubwo bwenge buri mu mitima yabo ujya bugenda bwatekereza bugakora ibintu kandi bakabikora babanje kubishushanya. Habe n'Imana niko yaturemye. Imana yaturemye yabanje kudushushanya hanyuma yabo iradusohora tuza turabo turibo none turasa nayo mu bwenge bwacu no mu bitekerezo byacu. Haleluya. Bwana asifiwe. Umuntu ni iki kumwibuka ngo wamuhaye icyubahiro kiruta icy'abamarayika. Nicyo gituma rero uwo muntu nimusoma mu Baheburayo hariya mu bice bibiri umurongo wa 5 mukageza aho icyo gice gihekeye haravuga ngo ntiturabona ngo umuntu atwara ibintu byose ngo tubone byose biciye munsi y'ibirenge byiwe. Ntiturabibona ngo keretse umwe gusa ari we Yesu. Ngo uwo niwe wacishijwe bugufi munsi y'abamarayika ngo kugira ngo azashirwe hejuru mu gihe gikwiriye. Ngo kandi ngo uko gucishwa bugufi kwiwe ngo kwatumye yinjira mu mibabaro ngo kugira ngo iyo mibabaro abone uko yitunganisha agakiza kacu. Bwana asifiwe. Hari indirimbo mwaririmbye ngo wa mwanya mu Getsemani sinzabibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye. Iyo ni imibabaro Yesu yari kubabazwa nayo kandi iyo mibabaro hari icyo yari mwirembo. Bibiliya
nicyo cyatumye aba umuhesha, ni umutanga w'agakiza. Izo ntambwe Yesu yazigezemo aciye hehe? Aciye mu mibabaro, aciye mu mibabaro. Nibyo jambo ryo twasomye rivuga ngo nimuzirikane uwo nguwo, ngo uburyo yihanganiye amakuba akihanganira ubwanzi bw'abanzi, ngo kugira ngo agate, ngo kuko yariko yitegereza akabona ibyishimo bimushyirwa imbere. Haleluya! Yaciye muri iyo mibabaro kandi anyura mu mibabaro. Bwana asifiwe. Nzatekereza Yesu amaze kumara agatanga abantu n'ibiremwa bye, ariko nibo kandi bongeye kumufata baranamubamba. Nari nasoma mu gitondo umwanya ngo abasirikare bamwegereye, amaze ngo bamwambike ikamba ry'amahoro, kandi barimwambika bahaye bamushinyagurira, ngo barapfukama, ngo bamuhereza n'urubingo, amaze ngo baramubwira ngo uyu mwami w'Abayuda, barapfukama baramuraba, bagaragaza ngo ariko baramucungana, ariko ni umwami w'abami, ni umwami w'abarikuzimu, ni umwami w'abazima, ni umwami w'abapfu. Abandi babi umuntu apfuye bamukura mu bitabo byabo, ariko muri Kristo Yesu iyo abantu bapfuye niho bakibabona nyine. Azabwira ngo nimuruhukire aha maze mube muruhutse imihati yanyu, hanyuma yabo azabona kubagororera. Haleluya! Imana idufashe. Habe nubwo tuzaryama mu butaka, tuzaryama niyo mbuto. Petero yaranditse aravuga ngo twaryama n'imbuto itabora, ngo nibyo jambo ry'Imana. Nubwo tuzaryama mu butaka, umunsi umwe tuzakanguka. Haleluya! Bwana asifiwe. Umuntu ni iki kumwibuka? Ngo nta wundi tubaho keretse Yesu wacishijwe bugufi munsi y'abamarayika aho hatowe, ngo kugira ngo anyure muri iyo mibabaro. Hari ikindi kintu cya gatatu cyantangaje, ngo icyatumye apfa urwo rupfu, ngo kwari ukugira ngo asogongere abantu bose urupfu rwabo. Urupfu rwacu rwarasogongeye, kandi rwasogongewe n'umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Gusogongera se gukunda gute? Amina. Nukurabura kugira ngo wumve uko akantu kameze. Yesu yarabuye urupfu rwacu. Urupfu rwacu Yesu yaraburabuye, ariko kandi nta nubwo yarurabuye gusa, nyamara ngo yaruhinduye ubusa, aruhinduza ubusiki, aruhinduza ubusa urundi rupfu. Urupfu rwa Yesu ni umuti w'urupfu. Haleluya! Sinzi impamvu tumye mvuga ayo magambo. Mwaja ubanza bateye ubwoba ngo atese abo yabonye uzapfa, ntawe nabo, ariko se tuzapfa ryari? Ntawe uzi uwo munsi. Nyamara rero urupfu rwacu Yesu yaduhinduje ubusa urupfu rwe, ngo kugira ngo amareho umutware n'imbaraga z'umutware w'urupfu azikuzeho urupfu rwe. Bamaze kumwambika mu iryo kamba ry'amahoro, baricara baramushinyagurira, baravuga ngo umwami w'Abayuda, ngo no hejuru y'umusaraba barandika ngo ni umwami w'Abayuda. Abantu baramubwira ngo babwira umwami bati zibye ibyo wandike ngo yajaga yiyita umwami w'Abayuda. Arababwira ngo ibyo nanditse nabyanditse ntababizimya. Ni ukuvuga ngo ni umwami w'Abayuda, yabaye umwami w'Abayuda ku musaraba. Haleluya! Reka tuvuge gatoya gusa ubwami bwa Kristo. Amina. Amaze gusohoza ubwami bwa Yesu bwagaragaye no mu rupfu yavuka mu mwami. Amina. Ubwami bwiwe avuka hingisha abagabo n'abatware n'abakomeye bahinga ibishitsi, ngo hari umwana wavutse, ngo maze ngo b'i Yerusalemu, ngo n'umwami wabo bose bahagarika umutima, bahagaritse umutima se kuriya k'umwana w'uruhinja. Nza nibaza ntariko ese uriya mwami yariko ahagarika umutima, yariko atekereza nk'igihe Yesu azakurira akaja kwima, ntatekereza ati zaba narashaje, zaba narapfuye. Kubera yuko abantu bakunda kugira ubwami hano mw'isi, bahagarika umutima ati nagende bamwicaveho ataransimbura, ariko azabatsimbura yaranapfuye. Haleluya! Bwana asifiwe. Ngo bahagarika imitima, bakumva imitima ni ikintu umwana w'uruhinja, umwami w'uruhinja. Umurinzi umwe yararirinze aravuga ngo
guhimba ibishitsi. Bibiliya avuga ngo yabaye aha mu isi nk'umwana, abantu baramuhamya ngo ni umwami w'abantu, ni umutware utwara abatwara. Ubundi kandi ageze hejuru y'umusaraba bamwandika ngo ni umwami. Yesu atari umwami, acikana ari umwami. Ikibabwira yuko yacikanye ari umwami nuko bamwanya ngo yacikanaga, ibitara byose birataraka, imva zose zirakinguka, amaze Yesu yinjira mu mva. Haleluya! Hari ikijya kinezeza abajya bose bari barapfanye ibyiringiro ngo bamubone ahagaze mu mva, arababwira ngo nabiga ibitambo byose mwatanaga nibyo byasuraga, none uyu munsi ndi kumwe nawe. Bibiliya ivuga ngo baranezerwa, amaze ngo bakuramo intumbi z'abera zari zarasinziriye ngo zirazuka. Bibiliya yera ariko ikivuga ngo intumbi zabo zirazuka, ariko Bibiliya y'Igiswahili ikivuga neza, ikivuga ngo ni ile watakatifu ikainuka. Ntabwo bashotse bazuka Yesu atarazuka, ariko noneho Bibiliya ikainuka ihagarara mu mva. Irize umwami asohoka nabo bamukurikira inyuma. Nicyo gituma bivuga ngo yinjiye muri Yerusalemu ashagawe n'abera bari barasinziriye kera. Haleluya! Barasifiwe. Umuntu niki kumwibuka? Hari umuntu nyawe, umuntu wibutse umuntu, amwibuka n'umwumva, amwibuka n'ikuzimu, ngo acikanye ibituro birataraka. Barasifiwe. Haleluya! Ndabizi yuko mudahaye mumererwa neza. Hari inyigisho abantu bahaye ino minsi bagakoresha za filozofi nyinshi, ariko reka mbabwire, haleluya, aruta ba filozofi ibihumbi n'ibihumbi ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Mu ijuru tuzajya kubaza y'abanyabwenge, ariko tuzabaza ngo se, haleluya, kandi nagatunguka tuzahera ko tumwiye. Hari umuririmbyi waririmbye neza aravuga ngo naseruka tuzamureba, ngo azaba afite na za nkovu z'imbere mu biganza byiwe. Yasibwiye na Toma burya yari ahayashidikanya, aramubwira ngo ngwino urebe ngo ufite kutizera, amaze uzi ukore mu bavu bwanjye, ngubu wizera ureke kubutizera. Ngubu wizera nukora mu bavu bwanjye. Mu nkovu za Yesu hatuma hari imbaraga zo kwizera. Bwana asifiwe. Hatubwiye ngo mugire umwete wo gukomeza icyo mwumvise. Tugiye kugera aho ngaho tujya kurangiza. Bwana asifiwe. Ese icyo mwumvise ni iki? Ese mwumvise ibyashyiriwe Yohana biravuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Kandi ndabizi yuko mwumvise. Iyo mutumva ntimuba murahangaha, ariko mwumvise mwakira agakiza, kandi ako gakiza mwakira karakomeye cyane. Karakomeye cyane. Ako gakiza abahanuzi baragahanuye ngo bakore ubushakashatsi kugira ngo bamenye ubwo muntu mwari mugiye kugirirwa, ngo barongera bakore ubushakashatsi ngo barebe, bitegereze ubwo muntu, hanyuma yago ngo barebe n'igihe buzaberaho, hanyuma yago ngo bamenye n'ibimenyetso byabyo, ngo babwirwe yuko atari ku bwabo gusa, ariko hamwe natwe abasohoreweho n'imperuka. Haleluya! Bwana asifiwe. Ibyo nibyo byatumye Yesu aza mu isi. Nibyo noneho mwebwe ibyo mwumvise mubikomere, mubikomereho, mubikundire. Hari ibyo twumvise mwumvise, kandi uko kumva kubahesha kwemera Yesu. Bibiliya yavuze ngo abamwumvise bakamwemera ngo yabahaye ubushobozi bwo guhinduka kuba abana b'Imana. Kandi ngo niko muri ngo turi abana b'Imana. Wicyakora uko tuzamera tikurerekana, nyamara ngo Yesu nahishurwa tuzahishuranwa nawe. Nzakunda kubwira abantu ngo Yesu yagusize muri Anvelope ifunze itagaragara, tituzi uko turi, ngo turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera kikurerekana. Ni ukuvuga ngo turacyahishwe, yarabivuze ngo duhishanwe na Kristo mu bwiza bwe, duhishanwe nawe. Kubera iyo mpamvu ibyo mwakiriye, kandi agakiza mwumvise, kandi agakiza mwakiriye, ngo mukagundire, mugakomereho, kuko karakomeye, gafite imbaraga. Ijambo ryatubwiye ngo niba
umwete mwiki wo kwita ku byo mwumvise ngo mutajya kubivamo. Amina. Mutajya kubivamo. Ese birashoboka ko abantu babivamo? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Abantu baragambaye ngo ntibabivamo, ariko umuntu afite umudendezo wo guhitamo icyo ashaka. Reka mbere hariya mu rwandiko rw'Abaheburayo haravuga ngo Esawu nubwo yari umwana w'imfura ngo ntibyatumye atabivamo abitewe n'iki? Abitewe n'uko uwo murage w'ubufura ntiyawitayeho ngo awukundire. Amaze kubera yuko atawitayeho ngo bituma agira ngo awugura isose y'umwanya mutoya gusa. Hanyuma yavuga ngo uwo murage ngo nubwo yawushatse ariyo ariko ngo ntiyongeye kuwugura kubera yuko yari yawutakaje. Bibiliya iratubwira ngo mukomeze icyo mufite hatagira umuntu gutwara ikamba ryawe. Abantu bohesha abana amagambo, ariko reka mbabwire ngo mukomeze icyo mwumvise, icyo mwakiriye mu buzima bwawe, mutajya gushinguka mukabivamo. Ubwo muntu bw'Imana bwabonetse buratwigisha kureka irari ngo niki? Ngo no kutubaha Imana. Barasifiwe mu buryo bwo twigisha kugenda twirinda. Amina. Ni iki kitwigisha kwirinda? Mu buntu bw'Imana. Kandi ubwo buntu bw'Imana ni umutungo wayo, ni umutungo w'Imana, ni ubuntu butangaje, ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ariko kandi Pawulo aravuga ngo se ubwo bugwiriye ngo dukomeze dukora ibyaha tubikore nka aravuga ngo ntibikabeho. Ngo mbese twebwe abapfuye ku cyaha twakongera kukiraniramo gute? Niba twarapfuye ku byaha, Bibiliya iravuga ngo twapfuye ku byaha duhambanwa na Kristo tuzukana nawe, none ubu turi bazima. Ngo nicyo kintu gutuma tugenda mu bugingo bushya, ubugingo bushya. Abakiriye Yesu bakanyurwa n'ubwiza bwe, mukomeze ibyo mwumvise mubigundire. Haleluya. Shoje noneho sanubaga. Amina. Mwabuze ngo ahanini kandi ni ukuri, ibyo mwaka mugana ukuri. Aha abana banje bo mu mwuka, ariko namwe reka twogere tubagake tubabwire icyo mwumvise mukabyakira, mugende mubigumemo hataza kuza ngo muri mwe umuze usharira. Ahari ngo mukabivamo mukavamo urubyo muntu mwahagariswe, ariko mugende mubigundire mubikomeze ngo mutazaza nka Esawu. Shoje babwira ngo umugabo Samusoni ntimukaje mukina n'imbaraga z'Imana, ntimukaje mukinisha ubwiza bw'Imana. Umugabo Samusoni yari afite imbaraga z'umwuka ziteye ubwoba. Mu bagabo babayeho ku isi nta wundi mugabo wagize imbaraga nziza za Samusoni. Ariko umunsi umwe ngo aragenda, Abafilisitiya bari bamuziye barakaye na bene wabo bamufashe, bene wabo bamugarije n'imigozi ngo bishe. Amaze bamuzanira Abafilisitiya natangara, kandi ngo bari ibihumbi bitatu byagiye gufata umuntu umwe gusa. Kubera imbaraga z'umwuka zari zimurimo, bohereza abantu ibihumbi bitatu bijya kumufata. Ngo bamara kumufata ngo bamuboheshe imigozi myinshi, ngo bamusarutse imbere y'Abafilisitiya bavuza impundu, batangira kuririmba bashima bati noneho bamazi bacu turamubona. Ariko Bibiliya iravuga ngo maze umwuka muzaho cyane, bimwe migozi iracikagurika. Bimara gucika, Samusoni ngo babure intwaro kuko yari afite, ariko mu ruhande rwe ngo abone kase ya kindogobe. Amaze kumara agasingira ngo agatera Abafilisitiya akase ya kindogobe imwe gusa ngo kica abantu igihumbi. Amaze Samusoni araririmba, ariko mureke babwiruza Samusoni bararirimba ngo akase ya kindogobe ibirundo n'ibirundo. Amaze arongera aravuga ngo akase ya kindogobe nakicishije abantu igihumbi. Ni ukuvuga ngo yishize mu mwanya we yari kumwe nawe. Aravuga ngo akase ya kindogobe nakicishije abantu igihumbi. Ngo maze hanyuma yaho ngo agira akase ya kindogobe ngo arakajugunya agakura mu ntoki ze. Amaze inyuma yaho Samusoni amujugunya, abantu bamujugunya. Muri mukubabona bagenda gucaka bamujugunya. Kubera iki? Bajugunya akase ya kindogobe. Akase ya kindogobe k'abantu baririye. Ntabwo bigitangaza mukuri. Abakristo basenze bakaba mu masengesho, ariko bari mu kugira bakavuga ngo gusenga ntacyo kuba utaye akase
baravuga ngo Mana wadukirisha ukuboko k'umugaragu wawe ngo nawe uyu munsi zirwa hanaha n'inyota ngo nje gupfa bicwe n'abatatu. Mana yawe yewe simaze kama reka mbwereke imbaraga zawe nimufukurire ibibo amaze ngo Samusoni arongera namo ubugingo bwe bwahemuka. Reka mbabwire ngo uyu munsi bwira Imana ngo fukurire ibibo. Birasa nkaho bataye akasa ya Kindogobe tukimenya aho bajya guhurira n'Imana, aho mwajyaga kuganirira nayo, amaze akasa ya Kindogobe baragataye. Ariko uyu munsi haracyari umwanya, bwira Imana ngo Mana tabara ufukurire ibibo. Amaze kugira ngo mbe ari amazi yose ubuzima bwanjye buhemu umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ubugingo bwanjye bwahindutse ukundi ubwo Yesu yabwishije abantu. Iyo Yesu yinjiye mu buzima bwawe ubuzima burahinduka. Haleluya. Bwana asifiwe. Akasa ya Kindogobe ibirundo n'ibirundo arirari no kwirarira kuja kubanziriza kugwa, ariko kwicisha bugufi kuja kubanziriza icyubahiro. Haleluya. Mureke tumeruke munsi y'ukuboko gukomera kw'Imana. Imana izatuzamura mu gihe gikwiye, izadushyira hejuru. Kubera iki? Kuko twayizeye turayirinda. Mukomere ku byo mwumvise, mutajya gutembanwa n'imiraba ejo mukazasanga mwabizimiyemo mwabishingutseho, ariko nimugume mu buntu bw'Imana. Haleluya. Ese bari kutwigisha ubuntu tutigeze tumenya. Njyewe menye ubukristo menya n'iriya ndirimbo ivuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje ngo nibwo bwavuyeho imigozi. Mbese byavuye kuki? Ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yamuhora. Amaze nibuka iyindi ndirimbo y'Ijana yo ngabo nabonye umukunzi mwiza ngo yankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari ngo urukundo rwe. Haleluya. Ngiye gusoza mbabwira ubuhamya nari nabibabwiye ngo ndabibabwira. Mbabwira ubuhamya n'ukuntu nabonye Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nari bivuga gutuma ahantu hateye ubwoba, amaze umunsi umwe hura n'abanzi bo muri iyi si, abanzi bivuga gutuma arangerageza biteye ubwoba. Hanyuma yagomba noneho hindutse mu kigabo cy'umukara. Icyo ntangaje baramaze gusaga ngo umuvuga gutuma, kubera yuko mbonye imbaraga zacyo n'iterabwoba ry'igiwe n'abandi ubwoba nkazasa n'undi ariko mukaza gatoya gusa umuvuga gutuma rero kubera ko nari yakwikiriza hejuru y'inyuma arangira ngo noneho ntabwo uzasubira akabana asifiwe. Icyo gihe hari ngo muri 80 ariko nimurebe ndacyane kuko kiriya kitabo ntacyo cyantwara, mfite mwene wacu bugufi. Haleluya. Amaze kubona ibihe bihenze ngize n'ubwoba arambwira ngo noneho ntabwo uzasubira ntangira gukora imibare ubu nyine ndapfuye. Abana bazumva ngo navuye mu mahanga nta n'uzahagera kuza kumushyira mwumva namwe umunyabishumbo naje uri ikigiti ninde bari kumusanga ejo n'uwoshe usanze naravuze ariko hagarukiye none kugira ngo mbona haje undi mugabo w'uruhara ndazibagirwa mu buzima bwanjye. Araza arambaza kandi we yamashaka magana mwizima gusa nawe ufite ubwoba ntamwanda byinshi cyane ateze n'iki nakina bwira Yesu byose n'inshuti yawe tugutinye ngo amaze n'indi wumva ibyabaye wamutinya no kubera Yesu namwana n'ikiriya kigabo cyane y'ubwo arambwira ngo humura ngo kiriya kigabo nakinyazirwa Yesu azinyagiye ati nazimunyagiye ngo rwota ntazakigira none ndamwegera n'amaze ndetse baba bitwane arambwira ngo ni mwene wanjye wa bugufi ntari izina yabwiye keretse kumbwira ngo ni mwene wacu wa bugufi. Amaze ntangira gukora imibare mwene wacu bakibanje n'abandi n'abandi sanga
umugisha umunsi wumve yuko hari uwo muryamana ni umuvandimwe utajurara mu cyiciro ariko wiyo kwishyuranya azayamara mu gitanda cyawe kandi hari ikibazo hakabira kirara n'utari niko mwararanye nabo ariko witira hejuru ukumva arakubwira ngo humura ndi kumwe nawe kandi azaza gutyo utanamutumiye abandi tuzatubana tukamubwira ngo muvandimwe mwene data mufite ibibazo uzazibaye ariko Yesu yaza kudusura azaza tutamutumiye kandi bazaza abangutse cyane Bibiliya ngo azaza ameze nk'uko kumurabyo muri Abisirayeli utarabwoko ngo azagenda nk'umurabyo ngo ajyagenda akicara hejuru y'abakerubi amaze n'umuyaga akaguhindura kuri inkubi y'umuyaga bakayihindura kuri gari amaze akayigenderaho kugira ngo atabara birashoboka yuko barasinziriye n'utubazo n'utundi ariko humura hariho kurinda ugasinzira kandi uwo mubona azi iwawe araza hejuru y'amababa y'abakerubi ubundi kandi hari abamuza uriho havuga ngo se nataha iwawe uramuzimana iki yaravuze ngo ijuru ryose uko ringana n'intebe yanjye zanicara ngo ariko isi nayo ngo niyo zanabirizaho ibirenge byanjye inda yawe irangana iki yabwiye Abisirayeli ngo bazana bya bitambo byanyu bakabwira ngo ko murangamiye ati nabo bwaba ubusa ntacyo bwabamara ariko ikijya kimufasha ni uko aza yemera uko ari kose yabwiye Manowa ntabwo gusinzanye ibiryo byawe ati gusa niba ushaka gutamba tamba igitambo bamara kugitamba kizamukiramo umuriro aravuga ngo noneho mbonye ishyano ati ibingibi ngiye gupfa ingora muri ati humura irajya kutwica ntabe yabanje kwemera igitambo cyacu reka ndabize nkamira mu gitambo cyacu cyaremewe imbere y'Imana haleluya kandi cyatanze no guhumura neza Imana yinukiriza igitambo cya Kristo haleluya mbicyakire iragamba n'ababariye none bafite uburenganzira bwo kuza baza imbere yanjye k'abana hariya amahirwe bavuze ngo nicyo cyatumye ngo agarura abana benshi ngo naje nzaririmba iryo shimwe ryawe mwana ngo kuko nzabazanye n'abana benshi ngo abana benshi abo bambaye ubutumwa bwiza bwa Yohana haravuga ngo data bana bawe ariko babana none aravuga ngo nubwo bambaye ngo nabo barinze kugira ngo hatagira n'umuzarimbuka ngo keretse bamara wo kurimbuka gusa ariko abana bambaye narabarinze data bana bawe n'abana twana b'Imana kandi twagabwa kwa Yesu Bwana asifiwe. Imana bamugisha aho turi muri Kristo Yesu kandi turi ubwoko ngo nicyo gituma atajya akorwa n'isoni zo kutwita abo bavuka ariko muzi ukuntu tumeze nuko duteye Yesu akaza twemera yuko tuvukana nawe muzi umuvandimwe wawe hano mu isi iyo yagize ikintu cy'amafuti amaze bakamufata bakamufata yibye amaze ukabona bamuzanye bamuboshe ko baramukubita bakakubaza bati ese uyu umuvandimwe wawe uzi uvuga gute uhaye gushimagura mu mutwe niwe ku giciro cy'Yesu ariko Yesu yaravuze ngo muri abavandimwe banjye ntaza korwa n'isoni zo kutwita abavandimwe habe nuko duteye nuko tumeze aravuga ngo data abo nibo nagore abo nibo nababariye aho ngaho narababariye ibyaha byabo kubera iyo mpamvu ni abavandimwe banjye ntakorwa n'isoni zo kutwita abavandimwe umuririmbyi ndashoje yararirimbye aravuga ngo niyo nyamya nkamushahuza ngo ntajya reka kunkunda ntakwiriye wikijya kisubizaho Yesu ari ngo niki iyo nibutse urukundo rwiwe yafatishije urukundo ruhoraho ngo akubuza imirunga y'imigozi yiwe kandi iyo mirunga ni ikintu urukundo rw'Imana Imana tumugisha kubwa Yesu Kristo Umwami